Mana yacu niya uburebure bwawe Mana nawawureza ubugari bwawe Mana yacu nawawureza ugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye. Uburyo n'umuntu akureba akibaza niba waravutse kwa runaka bikamuyobera. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Kamihuze nawe muri ibyo yavuze ngo arantangaza Yesu. Arantangaza. Akura umuntu muri puberi akamuhindura. Ngo akamukarabya akamusiga akanamwambika. Haleluya. Yohereje ibintu nijoro. Ubwo yarazi icyo avuze. Byaraje birakubita biranafata bingeraho bifata amaguru bifata mu mutwe ahantu hose. Ariko ndasenga. Sengera mu isengesho rivuga ngo Yesu we. Urabizi ko ndi ikibondo cyawe. Kandi ngiye ubwanjye ngiye kuryama n'ibibondo wamaye tugiye kuryama. Tuzi ko mu mateka y'ibibondo umutekano wabyo ucungwa n'umubyeyi. None rero niwe mubyeyi mfite. Kandi ndumva mukecuru ari umugore. Ndumva yohereje ibintu bikomeye. None Yesu akazi keza ko gucunga ibibondo byawe nakawe. Uko nabivugaga ngo akazi keza nahitaga mbohoka. Ka Yesu bone kwaka mama vutanga kwijinze mama vuta Yesu bone kwaka urinde bucya kuganira n'abakunzi bawe Kristo abo wameneye amaraso abatuye isi mu migabane itandukanye abuzumva abazakurikira ikibuye cy'intimba n'agahinda n'umubabaro kizahanagurweho n'ijambo rya Kristo. Dutegekeye mu mbaraga dutegekeye mu budahangarwa kwirukanya imbaraga yose yarogoye uyu mwanya izina rya Yesu. Iki kiganiro kizaba impamvu igabanya umubare w'abarimbuka ahubwo Uwiteka yongera umubare w'abakizwa. Tugukingura imitima ngo bare natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tubahaye ikaze tubifurije kugira ibihe byiza no kunegerwa na gahunda tubagezaho umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana bane namwe. Jewe nitwa Onete nkuko bisanzwe kuri uyu murongo duhura turi kumwe n'abakozi b'Imana badufasha mu ijambo ry'Imana mu buhamya n'ibindi by'ubwenge bituma dukomeza gukura mu bwenge mu mwuka mu buryo bwose bushoboka. Mbahaye ikaze kandi ndabashimiye mu buryo bwose. Inshuti zacu zakadasohoka mutugaragariza ko muri kumwe natwe ibihe byose turabizirikana kandi tubashimira cyane ndetse tukanabasabira uko dusenze. Muri gahunda zacu murabizi ko tuba turi kumwe n'umuterankunga wacu Better Paints. Tuba tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose aho uri hose mu Rwanda ndetse no ku isi ubyifuza tukugeraho byoroshye kandi byihuse. Hanyuma kuri kamera urahabona abakozi b'Imana twakiriye musanzwe mubazi. Turi kumwe na pastori tukaba kumwe n'umuevangeliste akaba n'umuhanzi. Ngira ngo uyu munsi murabibona ko Imana yadutekerejeho. Turabakiriye abakozi b'Imana. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe.
turabasuje reka dusuze bene data kamere kuri mwene data wazivuge Yesu nashimwe haleluya Amen. mbonye nitwa Ab'ingenzi Gonzage nanjye ngira umugisha wo kubana namwe Amen. Imana mwijuru abantu iyo bakikumva bahita batekereza Yesu Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niya amen amen ngayo mbega umubiri we umuntu utuye mu mubiri agize gute araruhanya araruhije imvugo ituye imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza ko uwo mubiri biba mu muntu bikamubata kanakumva nacyo bimutwaye nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yari ari mu mubiri ayo iyo bimugarutse nibwo nibwo yibuka ko yari ari mu mubiri ubundi nakubwire igihe cyose umuntu yaryamye neza akabyuka neza umugabo muremure wambaye akaberwa burya hari umuntu wambara imyenda ikamukwira ariko n'abagufi natwe twibagirwe n'abagufi burya rero kuba mugufi kuba muremure icyo si ikibazo kuko burya twese turizizi yaravuze ngo umugabo muremure numva ndasigaye buriya ni ukuvuga ngo twese waba muremure waba mugufi turi inyubako z'Imana noneho kuba turi inyubako z'Imana uvuga ngo inzu yose bayigira ndende bitewe n'aho yubatse iyo uyigize ndende ari mu mpinga y'imisozi umugabo arayitwara bayigira ngufi iri mu gishanga amazi akayitwara ubwo rero uko uri muremure ko icy'ingenzi ni uko ukwiriye muri Moyeze ukwiriyemo kandi ikintu gitangaje mbega n'ibizore umuntu uvuga ngo twebwe iyo tureba Moyeze ntabwo uyu wowe ntabwo ari wowe ndi kubona kuko buriya Moyeze ntabwo turamumenya ntabwo turamubona Moyeze dushobora kuzasanga ari muremure yari atuye mu nzu ngufi dushobora kuzasanga ugafite ubwenge bwinshi ntabwo nsobanukiwe ubu ushatse kuvuga iki kuri Moyeze ni ukuvuga ngo Moyeze ntabwo tumuzi tuzamumenya ryari tuzamumenya kuri wa munsi Rushema yavuzeho ni Rushema wabirimbira avuga ngo ni ntuzi Alexis Dusabe ngo nubwo munanira icumbi ry'inaha agaragaye ariwe Alexis ndabyumvise noneho n'uyu rero Gonzage mureba mushobora kuvuga ngo ndi muremure ariko icyo tugasanga ari mugufi usanga ari igikuri ugasanga afite umugabo wo kudakura ryandi bakibivuga ibyo reka dusuze abadukurikiye nanjye mbone no kubasuhuza mbabwire ngo hari aho mubonye ari ubwa mbere ariko si ubwa nyuma dushima Imana ko kuno kuri umuyoboro twageze tuvuga Kristo abatanzi nitwa Revera Pasteur Moise Sidahigaya ndashima Yesu Imana yakoze iduhuje kubw'uyu munsi Uwiteka himbazwe kandi tunejejwe n'umunyamakuru utuyoboye muri ibi biganiro nawe Uwiteka mu mugisha amen yego murakoze cyane ubwo abantu basanzwe bakumenyereye mu ijambo ry'Imana ariko ikindi tutabura kubibutsa nuko no kuririmbura bishobora babyumvise ariko ukinjiramo afite ijwi rigize ikindi kandi ni n'umuhanzi abantu batari babizi ni umutumire ntakabagendane adakoze no mu Revera agahita kubita n'icyigisho none hakagerekesha indirimbo iyo bibwira henshi ndanaririmba hanyuma hari umuntu Imana iha ukabona rwose yaramuhaze uriya kubwiriza ijambo ry'Imana ufite n'impano yo kuririmba numva ari ibintu byiza byambarana umuntu akaberwa iyo ugize umugisha ukamenya kubibyaza umusaruro biba byiza ikindi nkuko nari bivuze ahenshi iyo ndiri kubwiriza ndanaririmba akenshi kuko ntabwo ari buri gihe biterwa n'umwanya hari igihe ushobora kuba umwanya ugasanga ni uwo kubwiriza ikindi kandi kuko hari igihe nkunda gusengera abantu barwaye cyangwa kubw'ibyifuzo bitewe n'uko iyo mpano Yesu yajya yinkoreshamo bisaba ngo ubihuze utaza kwibanda kuri kimwe akagira ikindi gisigara urumva nk'umuntu waje mu iteraniro akeneye gukira ukamuhata indirimbo n'ijambo ry'Imana gusa ntumukubite isengesho ntumushyirireho isengesho kandi ari ry'Imana iri bukoreremo cya gitangaza biba bibabaje
iyo mvange yose abayikeneye ikamugeraho. Ejo haje iwanjye abantu babiri b'abakecuru nari buvuge. Umwe yaje arwaye urutugu hambere, arambwira ati arivuje kwa muganga biranga. Tubone no kubwira abantu ko amasengesho atabuza umuntu ko yifuza. Ntabwo amasengesho ntabwo yica imiti. Amasengesho akorana n'imiti yo kwa muganga. Ndabanza rero ngiye niyo gusengera baza kubaza ngo warivuje wagiye kwa muganga. Niyo utagiyeyo ntibimbuza gusengera uwo munsi ariko mpita nkoherezayo kugira ngo birinde. Abantu benshi bakora bavuga ngo abantu ngo bajyango gusenga gusa ngo ntibivuze rwose. Umuntu udukurikiye abantu bagira ubuyobe bukomeye cyane. Umuntu akabarwaye malaria kandi malaria igira imiti ivura, yarangiza ati munsengere nkire malaria. Turagusengera. Hari n'abafata kwiyiriza ubusa agafata iminsi 3 ngo ararwaye ngo Imana imukize. Ubwo abatarenge umuntu warembye icyambere umubiri ucika intege, kandi tuziko n'amasengesho aca intege. Umusata aba yihuse, arihuta. Kwihuta ntabwo ari ukwihuta byo kugenda, ahubwo guhuta indwara ikaguhuta, uba winogonoye cyangwa se niho wiyahuye. Hanyuma ariko kuririmba abantu bumva cyane bakurikirana ibiganiro byo kuri Mos TV. Hari agace k'indirimbo ngo ndagushyiramo ngo ye mwaba afite intimba n'ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Bimwibuke Eliya munsi y'umurotemu yisabira gupfa mazira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami muri bene se bose imuha icyubahiro. Iyo ni Imana, iyo ni imbaraga, dore iyo ni rubasha kandi ije gutabara. Nakaririmbo bakunda gutangira. Iyo ni indirimbo yanjye n'izindi nyinshi abantu banzi ku ndirimbo ngo Nyagucumba bukanoga gusa. Urabizi ko nta bucumba bukanoga. Nyagucumba bukanoga. Imana ni Nyagucumba bukanoga. Ninde se ngo Imana yacumbiye ntibunoge? Ninde ngo Imana yatekeye ntibishize? Ntabwo hazamo inkirira hato. Oya nta nkirira hato. Imana yateguye irabinoza. Niyihuje abantu njya nkunda kubwira abantu ngo n'urugo rwavuzweho n'Imana, niba bahuje mwese bigaragara ko ari nta kintu mufite, ariko byavuye mu mugambi w'Imana muba bakire n'abantu bakabibona. Kuko Imana se ko ariyo mutunzi w'ibiri mu isi n'igisinaniwe ngo byo mu isi bihamagaza ikivugirizo. Ubu ngubu nabonye abantu bafite akantu kamwe cyangwa kubabwira bakwiye gukosora. Akantu ko gushaka ibitangaza byo mu Mana ariko batarayitabye. Yego. Abantu barashaka ngo nacyo gituma bajya kurega abakozi b'Imana. Mbega barayikeneye ariko ntibayikunze. Umukozi w'Imana ngo sabira. Nigeze mbona hari uri kuvuga ati urashaka umugabo tanga ituro umujyane, ariko ntabwo bihagije ko waritanga ngo umujyane, kuko Imana ntabwo igurisha iby'amaturo. Imana ikeneye ubugingo bwawe, nicyo gishoro ikeneye muri wowe. Niba rero uyima umutima nawe wishaka kwiguha ibyiza byo mu nzu yayo, ntuze kumbwira ngo bose ngo hari abantu bagire neza ngo kandi badasenga. Yego, ni nk'uko igusha imvura mu itabi no mu rumogi kandi itarwemera, igushiriza imvura aho inabeza. Ibyo rero si igitangaza. Ntuzambwire ngo ufite ibikomeye. Umuntu w'Imana icyo arusha abandi ni amahoro yo mu mutima. Harya hari umugore wigeze gusanga Yesu, aje kumubwira ati nanjye nkeneye kugirirwa neza. Yesu arangira aramubwira ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo nindagiza binagire imbwa. Ariko umugore yabaye umuhanga cyane, aravuga ngo databuja ndabyumva ko rwose ari iby'abana, ariko nemera ko izo mbwa zijya zitungwa n'ubuvungunyukira buturutse ku meza y'abashewe. Ngo Yesu arebye umugore aravuga ati umuhanga. Impamvu yamubwiye noneho rero ndashaka kugera kuri ijambo waruvuze, uvuga ngo uyu mugore we ntabwo akeneye ibyo kuri Yesu gusa atamubonye, ahubwo akeneye kubanza kubona Yesu, noneho yarangiza akabona guhabwa ku cyo akeneye kuri Yesu. Kuko buriya abantu benshi uko nyine baruvuze, hari igihe umuntu akumva akeneye kubona igitangaza, ariko reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Akeneye kubona igitangaza ariko ntashaka gukizwa.
nibyo gusa kenshi akeneye kumva Imana ivugana nawe ariko ntashaka kuva mu byaha akeneye kumva Imana imubwira inzu imubwira imodoka imubwira viza yo kugira ariko ntakeneye kureka ariko ntakeneye kuva mu buraya no gusambanya reka tubivuge tweruye Bibiliya iravuga ngo nugira umwete wo kugira gutya na gutya wo kwezwa no kubana n'Imana n'iki bintu nk'ibyo bizagenda gutya abantu rero barashaka kw'Imana ibahemba ingororano z'abagize uwo mwete ariko batarawugize kumaramaza bikabura ariko agashaka kw'Imana imuha umugisha w'abamaramaje oya rero Imana ibaha umugisha mu babyeyi mwe nubwo twinjiye dufite ibintu byinshi ariko turashaka kuganira ku kintu cyitwa imbaraga z'amasengesho umuntu abarebye arabona rwose namwe ubwanyu hari ikintu Imana yabakoze mbega Imana yashyize ukuboko kwayo mu buzima bwanyu umuntu abarebye ntibisaba ko ajya mu mwuka nagira rero ngo tuganire mutubwire ikintu muzi ku Mana namwe Imana se n'iki yakoze ku buzima bwanyu ni bande se dushobora gufatiraho ingero natwe ubwacu Imana ibaha umugisha muyize rwose mfasha winjirira aho ngaho ku mbaraga z'amasengesho ku mbaraga z'amasengesho se ziriho koko zirakora zarakoze n'ubu ziriho ese zirakomeje yego uri umuhanga ndabanza gushimire ubajije ikibazo cyiza ariko kinini cyane ko nzagaraza kunyunganira kubera ko atari uko ntabona ibyo mbivugaho ahubwo kubera ukuntu amasengesho ari ikintu kirekire amasengesho ni ikintu kinini kandi cyane ariko reka tuvuge ikintu kimwe ubundi gusenga bihindura ibintu niryo jambo rya mbere iyo usenze ibintu birahinduka koko rwose njyewe ndi umuhamya byari gute ndabitangamo urugero ni ukuvuga ngo umuntu usenga twifatire mu itangiriro kugira ngo twe kwifashisha ibyacu gusa kuko twe tutakyemererwa kwandika Bibiliya akenshi iyo tuvuze ibyacu gusa babyita amagambo yacu ariko turafata ijambo ry'Imana itangiriro ibice 12 Imana ibwira Aburahamu ngo va mu gihugu cy'iwanyu usiga inzu ya so maze ujye mu gihugu nzakwereka iramubwira ngo nubikora ibyo bintu nzaguhindura ubwoko bukomeye amen kabiri nzaguha umugisha gatatu nzogeza izina ryawe kane uzakuvuma wese nanjye nzamuvuma twigarukire kuri ibyo ngibyo ni byinshi cyane tubure kuri icyo ngicyo icya mbere Imana iramubwira ngo va aho ngaho mu bintu bya mbere amasengesho akora Aburahamu aho Imana yamukuraga hari mwatera mu mudugudu w'abakarudaya ahantu bita muri Uri ahantu hari karande yo kuramya ibigirwamana abantu batazi Imana iyo rero amasengesho yagiyemo icyambere amasengesho agukorera ujyanye ahantu hakomeye arabanza akagukamuramo amateka na karande y'iwanyu arabanza akakumaramo amashereka ya karande abanza kugutandukanya ku isano y'imico n'imyifatire ya bene wanyu akakugira umuntu udasanzwe kurabyumvisha amena iyo usenze amasengesho abanza kugutandukanya na karande y'iwanyu umuntu wese mubimbwire ndabibabwira ba Elisa ndabereka ukuntu yabatandukanyije ba Eliya nundi wese muri Bibiliya ndamukwereka nushaka gufatira ba Petero umuntu wese wakurikiye Yesu agasenga icyambere amasengesho yamukoreye ni ukumutandukanya na karande y'iwabo kabiri aravuga ngo nzaguha umugisha ndikumva nakubaza akabazo kugira ngo ntaza kukibagira kitwiki ko hari abantu basenga kandi ko kaza akakubwira ati ngiye maze imyaka 20 nsenga ariko iwacu habaye uyu mwuka wo kudashaka wo kugadatunga wo kutagira gute abantu yabyaragenze gute urakoze ndagushimiye akubwira ngo byaranze kandi ndasenga uwo muntu abataragira urugero rwiza reka subiza iki Gonzaga yaze guhitavuga kuko nahaiza guhita niharira ubundi biragoye wahuje abantu babiri twese dufite ibintu byinshi tuzi ku mbaraga z'amasengesho
turagenda tubisangira. Ariko mu kuri kamaze sobanura iki? Hari ibintu bibiri bibitera. Icya mbere, ngewe 2009 Imana isobanura ku cyitwa karande, kuko nakijwe kera, ariko Imana yasobanuriye ku kintu cy'umwuka wa karande 2009. Niho namenye ko abantu barakizwa ariko ntibamenye kwimura umwuka wa karande kuri bo. Kuko umuntu akubwira ati ndakijijwe kandi nigishijwe karande ndayumva, ariko yanze kumva. Ni ibintu bibiri ntangiye icya mbere. Icya mbere ni ukudasobanukirwa ko hari uwo mwuka ukuri. Iyo ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma karande igumana nawe. Kuko gukizwa ntibikuraho kuba waragize karande. Karande si icyaha. Karande dusobanura icyo ari cyo. Ni uruhererekane rw'ibintu bibi ariko bikomokana cyangwa bifitanye isano n'amateka y'umuryango uvuka. Nicyo bita isobanuro ya karande. Karande rero si icyaha, ahubwo karande ni amateka gukururukaho. Rero ushobora gukizwa bya bindi abarokore benshi bapinga. Wamubwira uti ufite karande, ati reka narakijijwe, ati iyo umuntu ari muri Kristo Yesu wabaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ibya kera nibyo Bibiliya ivuga, ni ibyaha byawe. Ibyo bigukururuka utanagizemo uruhare rimwe na rimwe. No, reka mbigusobanurire. Ibya kera Bibiliya ibivuga ibintu bya kera by'imico n'ingeso wakoze birashira nyine, kuko Imana iguhindura icyaremwe gishya. Ariko se kuki udashaka kwitandukanya n'amateka? Yabesi ingoma bice 4:9 cyaba kijyo ku ngoma za mbere. Yaravuze ngo Bibiliya avuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Ngo ariko nyina amwita Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Umubabaro amwita agahinda karamwokama. Urebye mu batunzi yarasa n'umutunzi, ariko we ngo yirebye uko akoresha umwete ukuntu abiri byuyu ukuntu agira gutya, asanga imbaraga akoresha n'umusaruro abona ntabwo bingana. Aravuga ati ngushije ishyano ko ntako ntagira, kuki nabona umugisha? Ahita avuga ati wite icyamukamu umugisha rwose rijambo rivuze ngo ntugira usiga ukamu umugisha kandi ukagura imbago yanjye, maze warangiza kushura gatatu ukandinda ibyago by'ibi bintu binkurikira ntibimbabaze. Ngo maze Uwiteka mu ibyo yasabye bingahe byose. Aho rero ni akantu ka mbere, kuba umuntu abitse ibintu cyangwa afite ibintu bimuriho ariko ntamenye kubyidetashaho, kubyikuraho. Kabiri ni ikintu bita gushaka ko Imana igukiriza mu ntege nke zawe. No, ntabwo ari byo. Kuko imbaraga za karande ni ukuvuga ngo iyo wasambanaga cyangwa umuryango wanyu ugira karande yo gusambana, iyo rero waje mu gusenga ugakizwa, waje gukizwa, biba bisaba ngo ugume muri apoje yo gukizwa. Deke umanutse uhita usubira muri wa mwuka wa karande. Kuko icyo wakoraga, ndaguha urugero, Abisiraheli Imana niyo bakuye muri Uriya Bakaludaya, barebe noneho bacumuye. Imana iri kubwira Aburahamu ngo umenye ko abagukomokaho bazahinduka abanyagano cyangwa se bazaba abanyage mu kindi gihugu. Ahantu basubiye ni si muri Babuloni se, si muri Uriya Bakaludaya. Abaturage ba Babuloni bitwa baki? Bitwa Bakaludaya. Biravuze ngo aho bavuye ni naho bari bagize bate? Bari basubiye. Yo basubiye. Kandi iryo jambo Imana ivuganye n'uwo mukozi w'Imana ni ukuvuga ngo ribaye ingaruka ku bantu bazamukomokaho, ngo bazaza bazigemo bataza aho byahereye cyane. Niyo usomye muri amaganya ya Yeremiya ibice 5:20 ndumva ari na 2, haravuga ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, ariko twikoreye ingaruka zabo cyane. Ibintu bakoze tudahari, ibitambo batanze kwa Nyabingi, ibintu batanze amahene, kuko bo baravuga ngo ibyo dutunze ni ibyacu n'abazadukomokaho dose. Baravuga ngo ibyo dutunze ni by'abakurambere, natwe turaba abakurambere, n'abazadukomokaho nabo abakurambere. Icyo gihe kera baba bakugejejeyo ubutunzi utunze, nubwo bataguha n'isahani ariko baba bakugejejeyo. Kuko muri Migani aravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka. Biravuze ngo umurage w'ibintu rero ni inkomoko y'ababyeyi, naho bataguha n'igihumbi, ariko kuko ari Imana ibivuga, biravuze ngo rworoherekane naho bagutanze bikugezayo. So rero karande nuko bigenda. Icyambere ugomba kubanza kumenya ko hari ikibazo ukakivanaho. Kabiri ukabanza ugahagarara mu murongo mwiza kugira ngo udasubira inyuma n'ubundi bikagaruka, kuko iyo usubira inyuma biragaruka wabibonye. Icya gatatu ni ukwizera ko ibyo bintu bikuweho. Nacyo tukivuge, hari ukuntu umuntu atizera, kandi Bibiliya avuga ngo umuntu utizera rwose ngo ntashobora
kunezeza Imana. Urakoze cyane. Icyo ntabwo twari kugitaruka kuko abantu benshi bakibaza, ariko ugisobanuye ku rwego umuntu wese nibura ashobora kubyumva akamenya ko uwo mutwaro yikoreye yahekeshejwe n'amateka atagizemo uruhare. Mu ijuru hari Imana ishobora kumukuraho uwo mutwaro. Twari twikomeje rero ku mbaraga z'amasengesho, ako kari gasa n'agaciyemo ariko kari ngombwa. Mwene data nanyakire kuko ni inkomezi no kuntu numva amasengesho imbaraga zayo. Nakubwira iki? Nakubwira uko n'amasengesho abohora, amasengesho atunganya umuntu agatungana, umuntu utagira agaciro amasengesho amuha agaciro, amasengesho azana igikundiro. Niyo mpamvu iriya ndirimbo tuza kwigarukaho, akura umuntu muri pubere akamuhindura. Tuze kuvuga kuri ibyo bintu step zose, tujye kuri etape yo gukura umuntu muri pubere. Iyo pubere ni iyi. Kabiri, guhinduka. Umuntu ahinduka ate? Gatatu, bakamusiga akamukarabya. Umuntu akaraba iki? Yari afite iki? Kane, akamusiga. Asigwa ate? Gusigwa kwe bigaragarira turi mu masengesho. Gatanu, bikanamwambika de. Ndafashijwe. Ibi bintu abantu bararirimba, baranangaza Yesu we, aranangaza. Akura umuntu muri pubere akamuhindura, akamukarabya akamusiga akanamwambika. Aranangaza Yesu we, akumva na karirimbo ariko karimo step 5 z'urugendo Imana ikorana. Bakabyina umuziki rimwe na rimwe batanabyumva, ntibabiha agaciro. Ariko ubundi ni intambwe 5 ziremereye zingana no gukora kw'Imana, ariko bita mu mbaraga z'iki? Z'amasengesho. Nta muntu usenga kimwe. Gusenga suragira ngo nze kuvuga ukuntu gusenga bikuraho ibitero, ukuntu gusenga bisura imigambi y'abadayimoni bikayikubitira mu rwongorerano. Umuntu yakutanzaho miliyoni zingahe ngo bakwicishe ibitero by'abarozi, Imana ikaguhagararaho ikakubwira ngo mbihinduye zero. Mu gitondo bakabona widegembya, wa wundi wayatanze akavuga ati se bigenze bite? Bigenze uko Imana ishaka. Nayanjye yose natanze, nayo natanze. Njyewe umuntu yarambwiye ngo nugera mu rugo urambana turebana, maze gusenya Nyabingi we mu rugo, ariko n'abakobwa be bari banjyanye. Barambwiye ati baratubenze. Ntabwo ndi buvuga icyerekezo kuko ndi kurinda umutekano wanjye n'ubu. Baratubenze. Abantu bose bageze wacu bavuga yuko turuka. None mbabarira, baje bazanye na nyirarume. Ndababwira ni sha ubu koko nije kibazanye. Bati rwose ntabwo dufashe dusengera. Ndababwira ni kubasengera nuko dusenye Nyabingi. Bagira amahirwe basanga nanjye ndi mu bihe byiza byo gusenga. Nyirarume yari afite ibintu nagombaga kumwatuza, ndabimwatuza arabyatura, arambwira ati niba aricyo cyatuma aba bana bakire. Ndamwatuza, amaze kumwatuza turagenda. Mujya kuzisenga. Ngezeyo mpera ku bintu byose, ndasohora ibyo biti n'icyuro bibindi birimo n'ibiki byose n'iyo miti yabo ndabimenagura ashyira hariya. Maze kubimena, Imana irambwira ngo uwo mukecuru arambirije niho hari ikiguri cyabyo. Ndamuterura ntegeraho dukora umurimo w'Imana. Mfata ipiki yari mu nguni nagira kumena aho ngaho mu muryango sima. Ndayimena, ndacukura, mbivanamo. Mbivanyemo ararira, arambwira ngo nukubigenje. Ngo ubu ngo uransuzuguye bingana gutya, ngo nanjye ndakwereka ko mfite imbaraga. Arambwira ngo uraza kumbona. Ndamubwira ni ntabwo nakubona we nzabona Imana. Ariko yari abivuze akomeje. Gira akazi keza Yesu, umva ndabohotse. Nkomeza mvuga narwo nari mfite imbaraga nyinshi, byarankubise birambabaza. Numva rwose bibaye nk'ibimaramo imbaraga zo mu mubiri. Ariko uko senga zigenda zigaruka, uko senga ziragaruka. Narangije gusenga byenda kurangira, kumbi uko ndi kuvuga ngo akazi keza ndi kubitaransfera bisubirayo. Aho ndi no kubwira abantu ko imbaraga z'amasengesho zifata igitero bakoherereje zikagisubiza uwakikoherereje, ibyari gukorwa iwawe bigakorwayo. Uvuge ngo amen. Abantu rero ntibamenye ko amasengesho ni igitero kirekire, ni imvugo ndende, ni inyigisho ndende. Amasengesho imbaraga zayo sha. Maze rero babarira ugira icyo bivugaho, tugaruka kuri ibyo bintu bine Onete yadukora. Urakoze cyane. Imbaraga z'amasengesho rero Onete Imana yamujije kumuca mu izina rya Yesu. Ubundi kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, hano umuntu ahita yibaza ati se kuki bavuze ko imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho nicyo kintu gifite imbaraga cyonyine? Hari ibindi bintu bigira imbaraga burya. Ibindi bintu bigira imbaraga buriya, hari ijambo rigira imbaraga bitewe n'umuntu urivuze.
noneho kandi ryamara kugira imbaraga bigaterwa n'umuntu ubivuze, bigaterwa n'intebe yivuze yicayemo. Imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo zigiye nazo arigeze zishaka gukonda, ariko nanone kandi wari kwitega ugasanga n'imbaraga z'amafaranga. Izo mbaraga z'iryo jambo rikagira agaciro bitewe n'intebe umuntu yicayemo urivuze, yarihagurukamo ugahita rita agaciro. Ibyo rero noneho imbaraga z'amafaranga nk'uko wari bivuze nyine, imbaraga z'amasengesho nazo zirakonta, kuko burya nanone hari ukuntu umunyarwanda ari mu nyine aravuga ngo aho ifaranga rikubise haruruha. Bivuze ko ifaranga naryo rigira imbaraga. Mu kintu gitangaje rero twe tuje kuvuga ngo hari uyu mukobwa azanye cy'imbaraga z'amasengesho, byarantangaje. Uzi ko izi mbaraga z'amasengesho uzikoresha ukennye bikemera, wazikoresha unakize nabwo bigakunda, ukazikoresha ukiri mutoya bigakunda, waba unashaje ugeze hahandi amenyo ashize mu kanwa nabwo zigakomeza zigakora, ukazikoresha uri mu cyaro bikemera, wazikoresha uri no mu mujyi nabwo zigakora, kubwira imbaraga z'iki z'amasengesho. Uziko imbaraga z'amasengesho zigutambutsa aho abandi bananiwe gutambuka ukahatambuka. Mbo uri kuvuga ibyo ngibyo ku bintu bijyanye n'imbaraga z'amasengesho, nahise ntekereza ku bintu abantu bagereje gusenga. Buriya iriya timu y'aba Esteri na ba Ntuza bari ba Morodekayi, buriya ni ukuvuga ngo itegeko ryari ryasinywe n'umwami, ryari byarangeze akandika n'urupapuro n'urwandiko akaruteraho na kashe y'icyo gihe, akavuga ati abayuda bose aho hari mu basoze. Esteri arangije aravuga ati maze kumenya ko hari urusha ubutware iyi kashe cyane, ngo atuma aravuga ati umva abayuda mwese aho muri hose, nanjye ubwanjye gahunda ihari niyo gusenga, kuko n'inka ntizirya n'inka byose ntibiburi, biza kurangira basenze. Igisubizo cyavuyemo nuko aho bagombaga gushyirwa hashyizwe abagombaga kuba bashyira cyane. Ibyo si isengesho cyane rwose. Haleluya, amina. uyu mugabo ntuza uyu nguyu Yona, iyo ni Imana imutumye iramubwira iti genda ujye kuburira abantu b'Ininewe ubabwire uti rwose nimwihane. Ariko ngo bitewe n'ibintu byari byarabaye, kuko buriya jenoside ntabwo yabaye mu Rwanda gusa, buriya na mbere kose amajenoside yagiye abaho kandi akomeye cyane. Uyu mugabo rero nawe afite igikomere ngo cy'abantu babo bari barishwe, ngo kandi bicwa n'abo bantu. Aravuga ati ntabwo najya kubaburira, sinajya kubabwiriza kugira ngo bakunde bihane, kandi ndabizi Imana igira imbabazi, ngo ajye kubivuga bya nikureyo. Agiye kuvuga ngo kajya avuga ataruka, ariko ngo iryo jambo avuze ry'uko Imana yavuze ngo nibatihana ngo intebe hari burimo, ngo nuko umwami atanga itegeko, aravuga ati mwese nukujya gute n'ugusenga. Hanyuma yo gusenga ngo nuko Imana ihindura umugambi, ngo bambara ibigunira bisiga ivu bajya mu ivumbi basenga, Imana yababarira. Reba Ntuza uyu mugabo Dawidi nawe yarasenze, arasenga, amaze kugira gute, amaze kumubwira bati umwana wawe aciyeho kubera icyaha wakoze, ngo arigaragura mu ivu y'amabigunira. Ihangane guce muri ryo uvuga kugira ngo abantu batagira ngo turi hano kuvuga amateka gusa y'ibyabaye kandi twe nta byatugiriweho. Imbaraga z'amasengesho ni ibiki zakoze ku buzima bwawe, niyo watubwira nka bitatu. Imbaraga z'amasengesho rero nari ndi kuvuga kuri izo mbaraga z'amasengesho rero nakoze kuri Bibiliya, ariko mu gihe n'iki ngiki nari ngiye kubigeraho, kuko buriya zirabohora. Nivuga ngo zirabohora, mumenye neza ko nanone nanjye vuga Petero Petero yakubwiye kuri wowe gusa, kuri njye gusa. Rero kandi mu by'ukuri ubundi urebye nk'uko waruvuze ibintu bya karande, dushingiye aho twavukiye n'aho twaturutse, iyo batari imbaraga z'amasengesho tuba twaravuye. None se nk'ubu wenda nagiye ntaho ubuhamya nkanjye nabutanga mu buryo butandukanye, mu buryo bwinshi bushoboka kandi bugaragara. Wenda ku rwanjye ruhande mudamu wongera uzi ko avuga igicuri cyane, nta muganga ndabyibuka, nta dogiteri, bizana imbaraga z'amasengesho, nta masengesho, kugira ngo mbyare nyuma y'imyaka 8 nta muganga. Usibye ko wenda nagerageje kujyayo, wagiyeyo kujya kwipimisha, wakoze mu byari by'abandi bavuga ngo nzasenga gusa Imana yumvira ikora. Oya, njye nagiyeyo kwa muganga. N'icyo gihe ku Gicuri mwaragerageje no ku Gicuri naragerageje, njya kwa muganga bakajya bapima bakavuga ngo umugore ni muzima.
ariko akanga kagwa. Birangira rero nkoresheje imbaraga z'isengero tujya kwipimisha ngo turebe impamvu tutabyara basanga ndi muzima naba ni muzima dukoresha isengesho arabyara icyo si ikindi cyane. noneho rero uvuze kuri uriya muntu wasengeye ku muntu wamamagaye ejo bundi kuri radiyo imwe yivuga butumwa kuri aya maradiyo akorera mu Rwanda kuri radiyo umuntu aranyumva ndi gutanga ubuhamya aravuga ati nshingiye ku isengesho numvise ati numva mbohora wumva wansengera rero umwana w'umukobwa aryamye ku gisasiro amazeho imyaka 5 aranganiza turaganira numva ukuntu yaterekejwe abadayimoni ukuntu ngo ari gusoma ku nzoga bwa mbere ukuntu babagiyene bakayibagira ku musambi ngo n'agatebe k'ikinyarwanda bayirambitseho bakakeba amaraso akayanywa biza kurangira umwana agagaye kuko yararwaye imyaka 5 maze kubyumva ndasenga navuga nti uyu mwana mpita mukorera icyo bita ubwo hano kuri telefone umukora imbaraga z'amasengesho zikora zirakora nijye ntabwo ni kuri phone wohereje isengesho kuri phone noneho ndamubwira nti rero ubu turi kuvugana umva neza ko muhagaze hejuru umva ko muhagaze hejuru nje nubwo uri kundeba ariko no mu buryo bw'umwuka muhagaze hejuru uyu mwanya ugiye kwatura arabanza yatura ibyaha bye yakoze aratura amaze kwatura amubwira ntatura n'ibya mama wawe aratura amaze kwatura ndamusengera hanyuma yo kumusengera umwana kuri telefone arabyumvaga kudahwa agenda asohora ibintu byinshi byagiye bimva mu nda mu buryo butandukanye bigenda bimuvamo numva aza kurangira abaye nk'umurambo ku buryo nahamagaye numva nashoboye kunyitaho ndavuga ni Imana sinzi ibintu bibaye finaloma aza guhembuka ndongera ndamuhamagara birakunda maze kumuhamagara arambwira ati ubu nibwo bwa mbere mu myaka 5 maze nibwo bwa mbere nibyukije hatabonetse umuntu abarabyutse hanyuma ndakomeza nasenga finaloma muri details zose njyanyuzemo naje kumenya ko ubwo burozi n'ibyo bintu byose byari birimo yari yarabishizwemo na nyina umubyara mu twibutsa abantu ko naha twicaye uyu mwanya kuri kamera dushobora kukoherezaho isengesho zigakora ugakira aho muri hose kwisi finaloma rero tuvugana uyu mwana yarakize amaze amezi 3 akize ubari mu kazi Imana ihabwe icyubahiro haleluya amen izo si imbaraga z'iki z'amasengesho imbaraga z'amasengesho rero zirakora cyane kuko aho urahavuze nongeye kwibuka handi hantu nigeze kuvuga ubutumwa urabona ko kundi tujya kuririmba tukajya kubwiriza ngezeyo turestara ibyuma mu kwestara ibyuma bikamarika umuriro twacuranga ntibivuge wakoramo ibyuma ntibivuge mikoro ugafata ukavuga ntivuge noneho sinzi ukuntu naje kwitegereza ahantu tuba turi gukora hari mu kibuga ariko hakaba ikintu cy'umuvumo cyari kiravuga muri icyo kibuga mbona hari umusaza uhari yegamye noneho yari afite akantu k'akaziriko kameze nk'inyabubiri ari kugenda ahambira kurura umwuka aranyongorera ngo uriya musaza niwe uri guhambira ibintu murimo ndavuga ni ntabwo najya kwegera umusaza w'abandi ntazi ibyarimo mpita mpindura system mpita mbwira abacuranzi ntoke mwebwe mufite ibyuma ufite gitari ayivuze nkiri kuvuga ufite bass ayivuze nkiri kuvuga ufite piano ayivuze nkiri kuvuga abaririmbyi mufata mikoro yivugiramo nk'uri kuririmbira muri mikoro ubundi abandi dusenga bararirimba turasenga ibyuma byaturitse nk'ibihombotse haleluya biravuga hanyuma yo kuvuga ariko nge numva umutwe uramenetse hanyuma yo kumereka ndavuga nti ariko icyambere n'icyo byuma bifunguye ndasenga ndabwiriza abantu barihana hanyuma yo kwihana baransezera mu gutaha rya jambo umukecuru akubwiye ni wa musaza nigera yarimbwiye namunyuzeho nyura undi kuri moto arambwira ngo uragiye se numva nenda kumwikira hamwe ngo turasubira n'izina rya Yesu ndavuga mbese turasubira nta kintu namusubije ariko se njyewe ahantu ndi n'ahantu ntacyo nta hantu bihuriye turasubira se ndahurira yenda numva ndagenda kuko urugendo nagenze ntabwo rwagiye munsi y'amasaha 4
urumva uko rugeresha noneho nenda kugera muri quartier ijwi riraza arambwira ngo witonde avuga se nitonde habaye umusaza mugiye gusubira hari ku mugagoroba nka 2:30 n'igice nyongera ndamanuka negeye imbere ijwi rambwira ngo witonde avuga nese ni wanjye hari umurozi hari umucuraguzi hari umujura biragaruka ngo witonde ngeze mu rugo ndavuga neka mbanze nzenguruke mu rugo nkazenguruke menye ikibazo kirahanga mu kuhazenguruka rero mbona nta kibazo gihari nuko ninjira mu bikingi by'irembo nk'umuntu ugiye kwinjira iwanjye nigena neza Rwamagana hari ukuntu bazengurutse utuntu uza tw'udugasiya tw'urugo tuzengurutse tw'imiyenzi utuntu nk'utwo dukase neza ngiye kwinjira numva mbaye nk'umuntu ufashwe muri file yiyavura nkoramo gutya ngo numva ikimfasha ndakibura ngiye kwinjira niranga ntambika amarete hasi za marete zacu twatwaraga ku rutugu urayibuka yawe kwinjira irimo n'amasede irimo n'amakase na Bibiliya byose biri ndambika hasi ndambitse hasi ndasenga nari mbere no ku muhanda Imana yamfashe impagarikira amagare ya ruguru na y'epfo byose birahaga nta muntu warinyuze iyo umuntu aza agasanga ni gusengera ku irembo ari kuvuga ati umugabo yasaze ndakubita ndasenga bitari imikino ariko ndasenga ngiye kubona mbona ibintu biratugengeje mu bikingi by'irembo urabona akampure rebana tuno tuampure tw'umwe tw'uducumu kumwe umuriro wagira ngo ntawo kandi ukabona urimo mbona karatudenga kanyenyereze mbonye gatugende numva ninje mu mbaraga none umenye imbaraga nikorwa neza arizo ndasenga ninje mu mbaraga zo gufata mfasha gutya numva na mavuta gikotora mavuta gikotora yanga gikotora nyafashe ninje biremera ariko ninje ngeze mu nzu numva amavuta ntago biri kuntu noneho wumva ukuntu uyu musaza nari umuhatari urwo rusaku rwose nindi gusakuriza bugufi y'idirishya ry'umugore aryamye ntago yigeze mva urusaku nahonze idirishya ndahonda umuryango kugira ngo yumve kugira ngo azankingure nabyo bibi ntambara noneho aho nzinjira rero numva aya mavuta ntago ndayaraza mu nzu pe ntago biri bukunde bitangiye gucana umuriro mu gikoni ngo nyatwike ndacanye igishirira amavuta aguyeho kizima ubutazongera kwaka igishirira aguyeho kizima ubutazongera kwaka umva ntatakaye inkwi hatakaye ikintu cyitwa inkwi amavuta arashira ishashi yanga gushya ishashi irangirana amavuta se yari mu ishashi nuko ncana nsenga bishonga bishyira ku gishirira kizima nongera nshana bizima ndokomeza kugeza ubwo amavuta ashize hasigara ishashi yanga kwa kandi ishashi bwayirashye yanga gushya yanze gushya ndayifatanyishyira ku ibuye ndayihonda ndayijajanga nyigira uburere maze kugira uburere nyita muri wose ndagaruka ntaryama hanyuma kuryama wumva igitangaza cy'umugabo wumva ukorera n'umuhatari nta nomero ya telefone yambajije urumva yarampamagaye arampamagara ngo wambonye ubwo yibajije abantu bari mu giterane ntabwo nzi niba bari baje muri giterane niba bari ariko yarampamagaye arambwira ngo wambonye ndamubwira ntabwo ari njye mwahuye wahuye na Kristo si njye mwahuye wahuye na Kristo nicyo kuri iyi nomero njye nyikoresha arambwira ngo none se ngo wazanyobora ngo ukangeza ngo niba sinzi ukuntu yabimbwiye ngo niba ari ku muntu wawe niba ari ku mukuru wawe nambwira nti reka njyewe umukuru wanjye ni Kristo ubwo wasanga yaravuga wenda nko ku mupfumu wawe ashobora kuba yaragize ngo nawe uri umupfumu kuko yabonye bidasanzwe ukamugeza ku muntu uguha imbaraga zituma unetarariza ibintu bye tutavuye aho ubundi ntabwo uriya ndi bumuvugeho sindi buvuge amazina ye hano hari abakameramani barenga umwe uriya Onete wowe uvuze kumubaza mu ibanga n'uzashaka azakubaze mu gikari umuha amakuru uwo nguwo uri kureba twasenze turi kumwe umuntu wari uryamye bamukubise ikintu atabyuka
ndamubwira ni ngewe namusiga uyu mubyeyi ari kamyanga arambwira ati se uguzi kuna ameze ndamubwira ni ngewe ndasenga arakira twarasenze uwo mubyeyi aranamerekeza angeza no kwiremba arambwira ati ahubwo uburetse tukamutekera n'ibiryo kandi yararyamye no kumuterura no kubwiherero ntibyakundaga ntabwo byakundaga iki gice cy'imbaraga z'amasengesho riragira arimo ibintu byinshi ni munyemerere kino gice tugisoreza ahangaha ahubwo tuzagaruka mu kindi gice tuvuga kuri bya bintu bitanu biri muri ya korasi harya ni bitanu n'ibitatu n'ibindi bintu bitanu gusigwa kwambika gukaraba waya gukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika tuzarebe ngo umuntu puberi aba arimo ni iyihe tubanze turebe urutonde rwa puberi n'ibiranga puberi umuntu abamo hari n'igihe nabo turi kuganira nabo ashobora gusanga aba muri imwe muri izo puberi kandi mubabarire simbabwiye nabi atazaba ngo twavuze ko muba muri puberi aho ushatse kuvuga ngo hari igihe uba mu bubata bw'ikintu kikakugiraho ububasha ukaba umwanda ukwanduza utanabizi nawe utabimenya hari n'igihe uba ubizi ariko warabuze imbaraga zo kubyikura iki rero tuzakivuga tuvuga ukuntu Yesu ahindura tuvuga ukuntu akarabya tuvuga ukuntu asiga n'ukuntu yambika byose tubivuge tuvuge imyambaro yambika n'iyihe asiga ate umuntu amusiga iki umuntu amuhindura ate ibyo bintu tubivuga abantu bazamenya neza imbaraga z'amasengesho niki soza rero yego wikwirirwa ubaza abantu ngo buriya ngo byagenze gute ibyo ni ibya hafa nanjye ndahantu biti Kansana za Munege hirya ibyo bintu bijya gusa gutyo byarabaye ariko reka tubireke twivugire ibyo hakurya na kure aho abantu batekereza ko imbaraga z'amasengesho zitahita zikora ntabwo amasengesho akora kubera umuntu muri kumwe face to face hafi proche en proche no amasengesho ngo umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure atambuka n'inyenyeri none atambuka inyenyeri yananirwa kwambuka umupaka atambuka inyenyeri yananirwa kwambuka inyanja amasengesho twagiye tuyatuma akajya muri Canada akabohora abantu nzi umuntu ntabwo avuka mu Rwanda avuka mu Burundi bamwoherereje ibintu amera nk'umusazi ntabazwa aramusaza uri mu Bufaransa arambwira abo mvuga barabizi kandi barabizi cyane arambwira ngo mbabarira urumva sinavuga amazina y'abantu sibyo ariko naho bavuka muri kiriya gihugu cy'abaturanyi kabiri umukobwa yari yagize icyo kibazo ako kanya twavuganye ari muri Canada ndasenga ibintu bimurimo biravuga ngo twari twaratuye munsi y'igitanda none turagiye ntabwo twari buzahave ndamusengera nuvuga ngo yageraga mu rugo yameraga nk'umusazi ariko yaba ari hanze akaba muzima urumva ni ibintu byari gutuma n'ubundi apfa vuba kuko umuntu udasinzira byanga bikunda arangiye ariko twarasenze dusengera inzu dusengera ubuzima bwe na bugingo n'ubu yambwiye ko atarongera guterwa n'igitero ibidayimoni rero nubwo bibatera abantu bakagira ubwoba ni ibinyantege nke impamvu mvuga ngo ni ibinyantege none se bitinya amasengesho agira imbaraga amasengesho abirusha imbaraga impamvu mbwira ngo bitinya amasengesho abirusha imbaraga none se ubundi ngiye nari nambuka aho hantu simazi iyo biza kuba ibinyabwenge byari kuvuga ati ahantu ari naho turi ni kure ntabwo ari butugereho ariko ikikubwira ko amasengesho afite imbaraga reba gusenya imbaraga z'umwijima ubu uhagaze mu Rwanda ugakubita ibintu biri muri Canada bikagenda n'ahandi njya nkunda kuvuga ikiruhura hari umwana wabagayo pasiteri yitwa Mugabo atuye Ishyorongi niwe wari uhari icyo gihe amamagara muri Nibature ngezemo hagati arambwira ati ibitangaza ndi kubona muri Nibature yakiza n'umwana uri hano ruguru kwa mama Bitama ubwo ndabavuze kuko umwana we sindi bumuvuge na papa we sindi bumuvuge Bitama ni benshi Bitama arazwi ikiruhuko n'umwana wari uri yarazwi kandi icyo ni ikintu Imana yakoze ntabwo cyakozwe n'imbaraga z'abantu zindi n'amasengesho tujye tubwira abantu turabivuga mu mazina ntacyo ko nta kiguzi bamaye sinishyurira ngo hari icyaha mfiteyo
numva narakoreye Imana uko byari bikwiye. Rero tuvuga imbaraga z'Imana, twe guhisha imirimo y'Imana k'abapfumu se rero bivuga kuri televiziyo. Reka tuvuge imirimo y'Imana, abantu bizera Imana bene ukomeza kuyoboka abapfumu, kandi ubwo tuze kubibwira n'abantu no kubyara abantu barabyara. Ndi reference nibagira gushidikanya bazabwira nyora abantu nka 50 hano nasabeye bakabyara. Nibagira gushidikanya rwose ushidikanya bazambwira nzane hano ikipe y'ababyeyi bahetse nasengeye bakabyara. Bazambwire itimu rwose tumva uzambwire nyikuzanire imbaraga z'amasengesho mu ijambo rimwe ku mbaraga z'amasengesho. Ntabwo nsoza ntavuze iki birangiye uwo mwana bari baramukoreye ibintu kuryo amera nk'umuntu ufite inyama gusa zitagira amagufa. Turasenga ntabwo twasenze uwo munsi umwe ngo akire, ariko ku nshuro ya kabiri tugarutse Imana yaramukijije. Wa wundi utari ukibyuka wari umaze igihe kirekire arabyuka. Yigaga muri Toronkome, ayaza kujya Toronkome yayikoze ararwaye arayikora aratsinda, hanyuma mu wa kane yagiye kwiga agenda n'amaguru. Ubu ni umukobwa mwiza ushima Kristo, ntiyongeye kurwara, nta handi yivuje, Yesu yaramukijije. Rero abantu bamenye ko amasengesho afite imbaraga zo gukiza ibyaha mu ijambo rimwe, kandi amasengesho akiza agahinda. Agahinda ko mu mutima amasengesho aragakiza. Ubabaye wese ngo asenge niko ijambo rivuga. Gatatu, amasengesho akuraho ibitera abantu bari babaze ko bihari. Kane, amasengesho arema ibitariho bikabaho. Gatanu, amasengesho azura ibintu kongera bikazuka bikagira ubuzima. Gatandatu, amasengesho ashyiraho icyerekezo. Karindwi, amasengesho ahindura umuntu akamuhindura direction. Umunani, amasengesho yubaka umuntu akubakika. Icyenda, amasengesho aremera umuntu famiye. Amasengesho arema famiye aguma umuryango. Icumi, amasengesho atanga ibyiringiro utari warahawe na bene wawe. Reka soreza aho. Rero amasengesho afite imbaraga, abantu bashaka bayizere. Gusenga ntako bisa, gusenga ntagereranywa, ni ikintu kidasimburwa. Amasengesho ni imbaraga abantu bakwiye kubaha, gusenga birakora bakabigenderamo. Imana ibamugisha. Gusenga birakora. Amen. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Mwagize neza kwemera kuduha uyu mwanya nkuko twatangiye dusenga. Reka dusoze dusenga twibutsa abantu ko mu ruganda rwa Better Paints ariho abantu bashobora kubona amarangi meza y'ubwoko bwose, kandi aho waba utuye hose turahagusanga tuyakuzaniye. Imana ibamugisha. Reka tukwemerera dusenge. Numva rero nanjye nakwemerera kuzaga gasenga kuko senze ntangira nasenga dusoza ijambo ryiza nababwira. Ndabwira abantu ngo nibizere gusenga cyangwa se bizere kuba mu masengesho. Imana izabakora imitwaro yabo iyo batekereza neza bagatekereza. Kandi guhera none uyu munsi n'uwari waracitse intege asubire mu gusenga birakunda, kuko amasengesho nagakora nk'isaha dushaka, ahubwo amasengesho akora ku gihe cy'Imana. Hari igihe ubwira ngo ntibyakoze ariko bizakora. Hari naho bagonganira n'abantu tunako tukavuge umuntu aravuga ngo ngewe yaramanure n'ibyasohora. Ubona ko hari abantu basigaye bareka abantu ngo barabanure n'ibyasohora. Impamvu urya nawe abaciriritse mu kumenya Imana, kuko none se uvuye kumurega bana bimuhaniye bya bintu hashira amezi 2 bigasohora, wagira ute? Wasubira kujya kurega cyambere wenda baramuhana, wenda baranamukati araje none ko bintu wamuregeye none byasohoye gusubira ati byangwa utari mu bimusubize ko bamufunze n'ijyano yakirangije. Urumva gusenga bikwiye gufatwa n'umuntu agakura akakira ko amasengesho akora. Ubwo wa wundi wabihanuye ariko nawe aba yaragize agakosa ko gushyiraho deadline. Oya mu Mana hoye niryo kosa nabonye bagwamo. Ngewe iyo nsengera umuntu ndamubwira ngo yetesha, ndamubwira ni Imana irakora, ariko ntumbwire ngo izabikora ku cyumweru cyangwa ku wa mbere. Ishobora no kubikora mbere yaho, ariko sindi bukubwira uyu mwanya. Imana yagiye kugira no mu kanwa k'abantu bigasohora batakiriye aho ubwabo. Reba nka buriya nka Yesaya avuga ati duha mwana w'umuhungu. Yesu yahanuraga Yesu, kandi Yesu yavutse mu myaka 700 irenga. Ukiri aho ngaho muri buri aba bantu hari uyu muntu bivuga akavuga deadline y'igi bintu bizabera, ariko n'uyu byakira nge ntekereza ko ashobora kuba afite ikibazo, kuko ashobora kuvuga ngo wenda nejo uyu munsi turi none akavuga ejo mu gitondo. Nta umenya mu gitondo cy'Imana ngo ni ryari, nta n'uwamenye mu kwa karindwi kw'Imana no mu kwa 10. No mpamvu ariko bavuze rero ati aruhanura ari n'uhanurerwa dukwiye kugera ku rwego rwo
gukura kumenya ni gute Imana ivuga ejo h'Imana nta muntu hafi dimension y'Imana ikoreramo Imana ni independent kandi unchangeable Imana nta wayibaza ngo wakoze ibiki ikindi niyo mpamvu navuze ngo uhanura afite akabazo niba hanura agashyiraho deadline abameze nk'uhanura mu cyo bita orgueil umwuka w'ubwibone kwibona kumva ko hari byo hanuye wakiraho iminsi bigakunda rero ntimenyerwa faut faire attention niba ejo byarakunze ugomba kumenya ko utaha bitazakunda hari umuntu umwe wigeze avuga ngo yahagaritse imvura ndeba turi kumwe imvura irahagarara bukeye arongera aravuga ati ngewe menyereye kuyihagarika ayihagaritse none higwa y'umukara urumva rero Imana ni nanjye hari igihe byambayeho nanjye hari igihe nigeze mpagarika imvura igiye kunyangira ihagaze ndavuga nti tusinzongera kunyangira ukundi noneho undi munsi turuka nk'ariya imeze nabi y'urubura iranyagira ko iraguha rero abantu bakwiye kumenya ikindi nyine iyo umuntu yiyemeje kujya mu by'Imana areka ibintu byo gukomeza kusa n'akururana n'ibyinaha cyane kubera ko Imana yimubuzemo ikimushakamo Imana ikigushakamo n'ubugingo iyo ikibuze muri wowe bituma nawe umera nk'utuye nyuma y'urugo rw'Imana kandi ni byiza ko abantu binjira mu marembo bakaboka Imana ikabagirira neza amen amen nzage senga dusengere muri cya gice kindi imbere ko kivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho aratambuka akagera nushaka kurenga mu gice kimwe n'iburu agacurange tugiye gusenga uko byumva tugiye gusenga gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomangura ushaka kureba Mana data twese mu ijuru turagushimye kandi turaguhimbaje haleluya dushimiye neza Imana ishimwe akagero kuko arwo rutubeshejeho iyaba atari wowe ahacu ntabwo hakibukwa ariko warakoze kuturinda ntuhabwe icyubahiro turi hano kubw'impamvu yo kugira ngo tubwire abantu imbaraga z'amasengesho kandi mu by'ukuri kuba turi hano nta kindi ni wa mugisha uko waturinze kandi tugasanga utaturinda ngo dukomeze kubaho gutyo tutanacyo tukumariye mu nyungu dufite nuko watwongera iminsi yo kurama none natwe tugasanga tutaceceka kukuvuga none turasenze kugira ngo Uwiteka Imana mu ijuru iki kiganiro dukoze ugiherekereshe imbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo kigera ku mitima y'abantu kandi Uwiteka Imana mu ijuru hagira abantu bagira imyumvire mishya bahinduke kandi bongere kumva imbaraga nshya bongere kuzakira zigira ibintu byinshi zihindura kuri bo kuko niba twaragusenze tukabona hari ibintu bihinduka niba twaraguhamagaye tukabona utwitaba niba twaramebosha tugasenga ababyeyi bakabyara tugasenga indwara zigakira tugasenga ukaburana imanza ukazitsinda tugasenga kubita hasi imbaraga z'abacukwezi n'abarangi tugasenga Uwiteka we ugakiza abantu ukabakura ku gisasiro na n'uyu munsi uracyakora ni nabwo buryo senze n'uvuga ngo Uwiteka Imana mu ijuru aka kanya iyi sengesho rigenda rikore ku muntu wari urwaye uryamye agerageze abyuke akandi akibyuka byuka atazongera kuryama ukundi haguruka asubire mu kazi mu izina rya Yesu akire uburwayi bwe mu izina rya Yesu Kristo akire umugongo mu izina rya Yesu Kristo akire umutwe w'abarekana mu izina rya Yesu Kristo akire indwara ari izituruka ku barozi ari izituruka ku myuka mibi ari inzira zose zanyuramo nta nimwe wananirwa kunyuramo kugira ngo ukize aba bantu
urakoze kuko uri mwiza, urakoze kubera mwiza bakubaha. hari amaze igihe kirekire mu bitaro, hari amaze igihe kirekire biruka byanze, hari n'abo bapima bakabura indwara kandi barembye. aba bose ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana mu ijuru ubakirize, kugira ngo bazahaguruke bavuge kugira neza kwawe. haleluya. kugira ngo bavuge ko ukora, kugira ngo n'abazamuhamya yuko imbaraga z'amasengesho zikora. urakoze kuko uri mwiza, gusaba ni ukwacu, gutanga ni ukwacu. uri mu ijuru ry'ibisubizo, ibyo ubona bikwiriye ubikore kwiyubahisha no kugira ngo ibendera ryawe rizamurwe. urakoze kuko bibaye, tubisabye mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera. amen.